Ibihe byiza cyane wowe ukurikiye YouTube channel Musinga TV, nkushimira kuba udahwema kudukurikira. Uyu mwanya nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Maxime Kayumba, ni ikiganiro tugiye gukora, tugiye gukorera ahantu. Iyi view urayibona ni mu musozi, na ahantu heza cyane tugiye kuganirira. Nashatse ahantu turi twenyine tukabiganiraho, kuko ni ingingo zigera mu ngingo 6 zitandukanye tugiye kuganiraho hano kuri televiziyo yanyu Musinga TV. Nkwibutsa ko niba warakoze subscribe ndagushimiye, niba utarayikora kandi naho ngaho uri bukore. Turareba itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye kwa 12 z'ukwa kane uyu mwaka 2025 muri village Urugwiro, iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ntago turi burebe ibyo byemezo byose, ahubwo turirebera ku ngingo ya kane ivuga umushinga w'itegeko rigenga ikoreshwa ry'umuhanda. Ikoreshwa ry'umuhanda mwarabyumvise, turaza kubisesengura. Ingingo ya kabiri turareba ese koko muri politiki inkuru yavuzwe cyane muri iki cyumweru, Joseph Kabila yageze i Goma, Moise Katumbi arazana na bisi ikurikira. Abaturanyi bituramenya ari ibikira. Nanone kandi ku itariki ya 19 ishyaka rya Joseph Kabila PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie mu Faransa, iri shyaka ry'uyu musaza ngo barihagaritse, byasinyweho na Shabani Luko Bihango, niwe wasinye ku itangazo ragarika ishyaka rya Joseph Kabila. Gatatu, ikintu cyavuzwe cyane muri iki cyumweru, baratubwira ngo ese koko hari akarere ngo Nyanza, Nyanza ngo bite? Nyanza ubundi biriya ni ibiki? Kwifotoza mu ntebe za meya, ese ni big deal? Ni ibintu bikaze cyane cyangwa hari ibindi? Ingingo dukurikizaho ni ingingo ya kane ivuga ngo Ferwafa na Rayon Sport bakomeje gukina ububyara. Urakina sinkina, nta muntu asezeranaga ngo urasubiramo sinsubiramo. Rayon Sport barabwira ngo ese urakina, undi sinkina. Nta mikino rero. Ingingo ya gatanu turareba kuri Twitter X, naho hari biba byaragiye bihavugirwa, ariko nge ndaza kugaruka kuri Twitter yo mugabo witwa Sadate Munyakazi yifurije Neva Evariste ko perezida w'abaturanyi kubambwa, yamwifurije kubambwa. Yagize ati abarundi benshi babonye iyi foto bavugaga bati iyaba byabaga ukuri iki kigabo bakakibamba kuri uyu musaraba gihetse. Iyo uvuze ngo abarundi benshi babonye iyi foto, ni foto perezida w'u Burundi yari yikoreye umusaraba nk'umukatolike, yitegura Pasika nziza kuba yemera. Noneho umugabo aravuga ngo abarundi benshi, yagize ati abarundi benshi babonye iyi foto. Sadate wagiye ureka ibintu nk'ibi koko? Reka turaza kubivugaho. Noneho iyi ngingo ya gatandatu na gace gasoza ikiganiro cyacu kavuga ngo uzandebere umbwire n'ibiki ndi bugutume kuzandebera aho uri, hanyuma ukazambwira. Nkuko bisanzwe rero ni Maxime Kayumba, hano ni kuri channel Musinga TV. Reka dutangire ingingo ya mbere tutihuse cyangwa se tudatinze. Ndibaza ko bitabangamye umushinga w'itegeko rigenga ikoreshwa ry'umuhanda. Biravugwa iyo ikintu kibaye umushinga w'itegeko, perezida akemeza uwo mushinga, igikurikiye nuko ibiwugize biri bushyirwe mu bikorwa. Biravugwa ko kuba ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, permis de conduire, ni byiza. Wize amategeko y'umuhanda cyangwa se ni wayize, hari abantu bagenda bagapfa gutomboza. Ibiganiro twabishyize kuri televiziyo zitandukanye, hano kuri Musinga TV birahari n'ahandi henshi hatandukanye, ariko umuntu akagenda agatomboza gikurikira C gikurikira D, uratomboje, ni byiza, ubonye 12, ubonye provisoire yawe, ariko mu muhanda kuwugendamo si ugutomboza muvandi. Buri impanuka zirirwa ziba, hari impanuka n'impanuka, ariko hari impanuka ibuka avugutse kabisa, uyu muntu yayikirigise yayishimashimye, impanuka irakunda iraza. Umuntu ntazi kubisikana no kunyuranaho,
wenda tuvuga ibikoreshwa cyane mu muhanda, umuntu arareba icyapa kamera nk'urebye ururabyo, noneho n'abakoze ibyapa rwose n'ababigenye babigize nk'indabyo, hari ibitukura, hari ibisa n'umweru, hari ibisa n'ubururu, hari n'ibisa n'imikara, hari iby'imihondo, ni byinshi. Hari ababifata nk'indabyo ziri aho ngaho. Abamotari muri Kigali barasesera, hari abanyura munsi y'amakamyo, hari abayasimbuka. N'ab'imodoka kandi bakora amakosa n'imugare byose mushyira ku bamotari. Motari yaragowe, niyo inyoni igurutse ikagwa mu muhanda atiba ni motari wayigonze, ariko n'abatwara imodoka bagira amakosa bakora. Rero twese dusabwa kugira uruhare mu migendekere cyangwa se mu mikoresherezwe y'umuhanda myiza inoze dufatanyije. Ariko icyo navugaga, uyu mushinga w'itegeko rigenga ikoreshwa ry'umuhanda buriya ni igazeti nyine bagiye kongeramo utuntu. Ejo urabona banditsemo ngo igihe ukoze ikosa rimeze ritya uzajya ukatwa amanota, perimi yawe perimi yanjye usange zifite amanota, ukora ikosa bayahanura, nashira bahita bakwirukana mu muhanda, ntuzongere gutwara. Nakuri uyu mupolisi yitwara nabi mu gipolisi cyangwa umusirikare mu gisirikare bakamusezerera, hehe n'imbunda kongera kuyikoraho. Uyikozeho ubwo bizafatwa nk'icyaha ugihanirwe. Ubwo n'abashoferi rero, disipurine zacu, ugiye kujya ukora igikosa bakuraho amanota 2, 3, 4 bahita baguca mu muhanda, ujye ugendamo n'amaguru cyangwa se baguhetse. Inama niyi rero mu gusoza kuri iyi ngingo, shaka ahantu ugenda wiga amategeko y'umuhanda. Hari abahungu nyambona ku ma YouTube ngo ibibazo bikunda kubazwa, ngo urasubiza ntumubwire impamvu. Akagarura rumuri kabonerwa muri metero izi nizi ,150, yego nagiye. Ntago uzi ngo ese gakoreshwa gute, gashyirwa hejuru nikava uzakomeka aho ubonye. Kubisikana ni bikorerwa iburyo gusa, ariko kunyuranaho ni ibumoso n'iburyo. Iburyo ryari iyo umuntu yerekeje ibumoso, ariko njya mbona i Kigali rwose umotari yagiye kunyura ku kinyabiziga anyura aho abona umwanya anyuraho. Rero turasabwa kwiga amategeko y'umuhanda tukayamenya, tukamenya ibyo tugenda mu muhanda, ibintu bihagurukije. Abayobozi bakomeye batureberera bakavuga ngo reka tugire ibintu twongeramo, witegure iyo ugiye kongerwamo ugendane nabyo. Kuba ufite perimi ntawe ugikubuza, ntawe ukubwira ngo warabyibagiwe. Mwiyibutse ririya tegeko iyo rishyizwe hariya, mwese mugura ibitabo cyangwa se mudawunirodinge, mujye nugera mu rugo nusoma Bibiliya kuyobora roho, ariko no mu muhanda ugenda. Nta umuntu ufite ubuzima bumeze neza ntibwakira atageze mu muhanda. Ubwo rero nugera mu muhanda ntugendemo buhumyi. Ndumva icyo aricyo nababwiraga. Turareba inkuru zavuzwe cyane muri iki cyumweru. Ingingo ya 2 turareba ngo Joseph Kabila yageze i Goma, Moise Katumbi arazana n'imodoka ikurikira. Ishyaka rya Joseph Kabila naryo ryahagaritswe mu gihugu. Wari perezida wa Kongo yayoboye imyaka iri muri za 18, yavuze ati reka nigire iburasirazuba bwaho muri Kivu. Niho abona yari yarahunze igihugu, yiberaga muri Afrika y'Epfo. Noneho gutahira Kinshasa atahiye Goma, mu baturanyi hariya biravuga ko yanyuze inzira yo mu Rwanda, inayifunguye ugana Goma. Umusaza rero agiye gufatanya n'abandi bakongomani gushakira umutekano igihugu cyabo, natwe tukaboneraho, kuko ngo iyo umuturanyi arwaje ibinyoro nawe ushaka urujyo, kuko adafite amahoro umuturanyi. Uri umuturanyi yaburaye cyane ntuzarye ngo wishime, kuko ejo muraza kugonganira mu murima nawe aje gushaka utwatamira. Rero twifuza ko umuturanyi yagira amahoro natwe twayagira. Kabila rero wahoze ex-president, wahoze ari perezida wa Kongo, yaba agiye gufatanya na M23 ku migambi yabo, ku ntego zabo mu gushakira amahoro abakongomani bose muri rusange, ndetse no gushaka uburyo bahagarika bura bwicanyi bukorerwa abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibi rero katubyitege. Katumbi umuyobozi nawe utoroshye yashatse no kwiyamariza kuba perezida, ariko nibyakunze uko se numva bavuga ko yabaye perezida.
nawe ngo yaba ari hafi kujyayo, ubwo n'abandi bakongomani bafatanye kwishakira ibisubizo. Nuko uzabigisha akantu kavuga ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo. Ndakwibutsa ko tukiri kuri Musinga TV, ikiganiro ni Trends. Turareba ibintu byagiye bivugwa cyane ahantu hatandukanye ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru binyuranye, twebwe hano tukagira uko tubisengura. Nkwibutsa ko wakandika muri commentaire ukatubwira igitekerezo cyawe ukagishyiramo, ukamana nimero yawe, ubutaha nkajya nkuhamagara mu gihe dukora ubusesenguzi nk'ubu ngubu, ukaduha igitekerezo cyawe kuri telefone nkaguhamagara. Urashyiramo nimero zawe za telefone mu gihe tukiganiro ibyo tuganiraho ku byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, nawe ugatanga igitekerezo. Tudatinze dukomeze n'ingingo ya gatatu. Mbibutsa ko iki kiganiro ndagikorera muri natire nziza cyane, na ahantu heza. Reka nshaka ko ukuntu nyeganyeza kamera mwirebere, ni ahantu heza cyane mu musozi muremure, ni mu karere ka Kirehe. Ubu niho twageze. Ni ahantu abahazi, ahantu bahita ni mu murenge wa Kigarama. Ni ahantu heza cyane, heza. Ikigarama ni Kigina. Akarere ka Kirehe ni akarere kabereye ubukerarugendo rwose, gafite imisozi myiza, ibiyaga birahari, tuzajya za Nasho. Dukomeze dutembera u Rwanda. Ubwo Visit Rwanda nayo yumvikane ko ikomeje kujya imbere hano kuri YouTube channel Musinga TV. Ingingo ya gatatu iravuga ngo Nyanza ngo bite? Nyanza ngo byagenze bite? Umuntu ngo yafashe ifoto ayifatira adakwiriye. Banza noneho wifotoreje wo kwa generali byagukoraho. Umuntu yifotoreje mu biro bya meya, none bahise bamufunga. Nubwo rero abantu bari kuvuga ibintu byinshi, ngo ntawe utahagwa, yakoze amakosa ntiyayakoze, ariko ibyo muvuga byose icyo mbasaba, ntago ibyaha uriya mugabo ashinjwa birajya ahagaragara ngo bavuge ngo yakoze ibyaha ibi n'ibi, ahubwo murebe mumenye gusa ko umuntu yafunzwe. Navuga ngo umugore ngo inshoreke ngo yifotoreje ngo mu biro ngo bya meya, ngo mu ntebe, ngo mu iriya dekorasiyo y'akarere, kiriya cyicaro meya yicaramo nicyo kubahwa. Uriya mugabo ashobora kuba afite ibindi byaha yakoze, cyangwa se ataranabikoze, kuko aracyakekwa. Imbuga nkoranyambaga rero mwamwihaye, umukobwa, niba ari umukobwa nari umubyeyi, amafoto yiwe mwayujuje ku mbuga nkoranyambaga, abantu batandukanye. Biba bintu murimo mushaka ukuntu migabanya abantu bahumeke ndabo, ibitima bibi mubikura he? Reka nanjye nayo gutinda aho naza gucumura. Ingingo ya kane iravuga ngo Ferwafa na Rayon Sport bakomeje gukina ububyara. Rayon Sport rero mukura bagukubite mpaga, ibyo wigize wanze kutwakira ku manywa habona, ubashaka kudukubitira ku matara arazima. Amatara ubwo yaradukijije ni 3 ku busa. Uzi Kigali tugiye gushiranza amatike agaragaza uko abafana bazishyura. Tujye uva i Kigali wowe noneho dutangirane 3. Mukura na reka ati ibingibi ni ibintu byizanye, ni ibyago, mutobarire mugaruke twongere dukine. Rayon Sport ati ndakabagwa amanitse, nimutemera mpaga tuzareka igikombe cy'amahoro. Rero nta mahoro ari mu gikombe cy'amahoro niko twavuga. Mu gikombe cy'amahoro nta mahoro ahari. Nyakuru dukunda byacitse, nyumvira iyo ngingo mbanzanye, ariko nta namahoro abirimo da. Reko ari yereri bombori. Rero Rayon Sport ejo bundi yari hano Iburasirazuba, yari iri mu karere ka Ngoma aho yakinaga na Muhazi United, iza no kwipfunyikira ibitego 2 ku busa. Kimwe cya 37, ikindi 38 babarekeye aho baritahira. Twanabonye skandali zahabaye, abafana basimbutse igipangu bajya kureba umupira ku buntu. Ubwo Muhazi ibura amanota, ibura n'amafaranga. Icyo bihanganisha mbasaba ko ubutaha bazategura neza. Tontolonje mugerageze mujye mushyiraho ikipe y'abashinzwe umutekano kugira ngo karaga faranga buriya nabona ko basimbuka binjira. Ubwo ni 3 bigiye 3 zirari nk'inoti ziguruka, ubuhombye amafaranga, kandi abakinnyi bakeneye guhembwa bagafatwa neza, ikipe ikiyubaka. Igihe cyose rero binjiye kuri yabatishyuye kiba ari ikibazo, biramuzabisubiremo mu gihe cyo gutegura imikino yanyu. Muhazi tubabwira ngo mukomeze mushyiremo imbaraga, mutazamanuka mugasanga mu gihe mu cyiciro cya kabiri. Yego
indi nkuru yavuzwe cyane reka turebe ku ngingo ya 5 Sadate Munyakazi ashyiraho ifoto ya perezida w'u Burundi Neva arangije aravuga ngo abarundi benshi babonye ifoto ya perezida wabo ahetse umusaraba barangije bati yaba yabambwaga. Hari igihe umuntu apostinga ibintu, Sadate ni rwiyemezamirimo, Sadate ejo yagiye Burundi agatsindira isoko ryo kubaka umuhanda waho. Nta mwanzi wiwe byose muri politike. Uyu mugabo mureke, ejo ushobora kuzasanga u Rwanda n'u Burundi twabaye inshuti bisanzwe, izi nzangano zihari, amagambo mabi yaravuyeho. We wajyayo akanama gashinzwe amasoko kakaba ati uyu si wa mugabo wadutukiye perezida amwifuriza kubambwa, bakakuriye kugapiganwa nyuma ibipapuro byawe bakaza kubijugunya. Turabizi ko ibintu byashoboka kubaho. Rero niba ibihugu bitaro byumvikana, irinde kuvuga amagambo nk'ayo. Sinzi niba warakoze subscribe. Sadate Munyakazi ndakwemera cyane, perezida wa Rayon Sport wacyuye igihe, turagushimye. Ariko izi Twitter zawe hari aho ubona ukabona warengereye. Yego hari intambara turwana ku mbuga nkoranyambaga, ariko ntabwo ari byiza ko wifuriza umuntu kubambwa, ahubwo wamwifuriza guhinduka akaba umuntu mwiza. Reka simbitindeho, abwirwa benshi akumva beneyo. Reka mu gusoza turebe ingingo ya 6 ivuga ngo uzandebere umbwire. Ngiye kubatuma mu mirenge yanyu, mu tugari twanyu, uzandebere. Impamvu ngiye kubatuma ni iyihe? Mu midugudu birirwa baduca amande, yaza umuyobozi w'umudugudu agasanga umusarane wawe ntupfundikiye, agatara ko kwandikaho amasahane, umugozi wo gushyiraho imyenda, akaguca amande ukayatanga. Bijya bibaho cyane, abaturage bakinuba ngo amande atumereye nabi. None reka ngo tumuzandebere umbwire. Jewe ntago meruka ku murenge cyangwa ku kagari gutembererayo. Umunsi uzajya kwaka serivisi uzandebere umbwire, ese ku murenge w'iwanyu cyangwa se aho uba cyangwa se ku kagari, ubwiherero bwabo barabupfundikira? Iwanyu ku biro by'umurenge cyangwa ku kagari imisarane yaho irapfundikirwa? Iyo niyo ngingo tuzadusorezaho ivuga ngo uzandebere umbwire. Reka mushimire kuri uyu mwanya tumaranye utari mutoya kandi utari na munini. We wakoze subscribe kuri YouTube channel Musinga TV. Ni Maxime Kamba mwari kumwe, nkusaba ko ukora like, comment, share, n'abandi bakajya mu muryango mugari wa YouTube channel Musinga TV. Tumaze kuba umubare uhagije, ariko tutaragera ku bihumbi nka 999. Turacyafite urugendo. Ubundi mugire ibihe byiza, amahoro y'Imana bane namwe. Ikiganiro cyari Trends za wiki, Trends za wiki. Ibintu muri iki cyumweru byavuzwe byari byinshi. We dore amafoto yari ari muri iki cyumweru. Perezida yikoreye umusaraba, Muhozi Kayinarugaba kuri Twitter yivugira Ikinyarwanda gusa. Uzi ko za gusaba Ikinyarwanda bakakigira ururimi mpuzamahanga. Ni ibintu byinshi byavuzwe. Ariko muri iki cyumweru ibintu byo twagarutseho, ndibutsa ko twarebye ingingo 5 z'ingenzi zivuga ku mushinga w'itegeko rigenga ikoreshwa ry'umuhanda. Hari ikintu bigiye kongerwamo. Mwabagabo mwe batwara ibinyabiziga, mube maso mubashe kubeza amategeko. Ingingo ya 2, Joseph Kabila yageze igoma, ndetse na Moise Katumbi ngo ari mu nzira aza gufatanya na bagenzi babo kubaka igihugu cyabo Nyanza. Byabaye ibicika ku ifoto y'umukobwa cyangwa se umutegarugori wifotoreje mu biro bya meya. Ibi twaje kuyadusanga byanze bikunze, amakosa ntaramenyekana, ariko iri ryo ntawamenya. Ingingo ya 4 yavugaga ngo Ferwafa na Rayon Sport bakomeje gukina ububyara, urakina sinkina. Ingingo ya 5 twagiraga inama Sadate Munyakazi yo kutakomeza kwandika Twitter zitukana, aho yavuze ngo perezida w'u Burundi, abarundi benshi babonye ifoto yikoreye umusaraba, baravuga bati iyaba byaba gukuri iki kigabo bakakibamba kuri uyu musaraba gihetse. Uriya musaraba ni ikimenyetso
cy'ububabare Yesu cyangwa se Yesu yagize ubwo yajyaga kubambirwa ibyaha byacu. Reka rero mbifurize kugira ibihe byiza. Ni hano dusoreje ikiganiro cyacu none tariki ya 20 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 kuri Pasika nziza bakristo bavandimwe. Ibihe byiza. Yari umusore wanyu nushaka kwita umusaza n'uruhara rwaraje Maxime Kayumba. Imana ibahe umugisha. Reka nkomeze nitemberere nirebera ibyiza nyaburanga. Musaba ko wakora subscribe kuri YouTube yacu ni Musinga TV. Imana ibahe umugisha.